Ntabwo ari ibanga ko umugambi wa Satani ari ukwiba, ukwica no kurimbura. Ariko se ni buryo ki abikoramo? Turagusaba ko utega amatwi neza inyigisho y'uyu munsi mu ishuri rito rya Bibiliya, kandi umwigisha wacu arasesengura impaka zabaye hagati ya Mose na Farawo wo muri Egiputa. Iyi nyigisho iraduhumura amaso, ikanatwereka ukuntu ibikorwa bya Farawo yakoze mu myaka irenga 4000 yatambutse bisa kandi bitwereka ingamba za Satani uyu munsi. Tega amatwi neza kugira ngo ushobore kumenya ingamba z'umwanzi, kugira ngo ugire intsinzi y'Imana mu buzima bwawe. Ngaho rero reka twakire umwigisha wacu, dukomezemo kwiga ijambo ry'Imana. Ndabakiriye muri iyi nyigisho yo mu ishuri rito rya Bibiliya, aho turimo kwiga Bibiliya yose. Ubu tugeze mu gitabo cya 2. Dukomeza kwiga igitabo cyo Kuva cyose, turagira ngo tubibutse ko ijambo kuva risobanuye gusohoka ahantu cyangwa irembo risohoka ahantu. Ibi binatubwira insanganyamatsiko y'igitabo cyo Kuva. Igitabo cyo Kuva kitwereka uburyo bwo gusohoka mu buretwa Abisirayeli bari barimo muri Egiputa. Hanyuma mu buryo bwo gushyira mu ngiro mu buzima bwacu, igitabo cyo Kuva kitwereka ukuntu twava mu buretwa bw'icyaha tubamo muri kino gihe. Mu cyiciro cya mbere cy'iki gitabo twarebye ku mateka y'iki gitabo. Hanyuma twibanda kuri amwe mu mahame yo gucungurwa. Tubona ugucungurwa gukomeye kuri mu gitabo cyo Kuva, tukanagerageza kureba kwishyira mu ngiro ry'inyigisho dukura muri iki gitabo. Twaganiriye cyane kuri Mose, ari we gikoresha Imana yakoresheje muri uko gucungurwa kwabaye tubona mu Kuva. Muri iki cyiciro ndagira ngo twibande cyane ku gikorwa cyo gucungura kigaragara mu gitabo cyo Kuva. Ubwo nibwo butumwa bukomeye buri mu gitabo cyo Kuva, ugucungura. Nk'uko twabivuze, ijambo gucungura ni kimwe n'ijambo agakiza. Ibyo ni ukuri cyane cyane mu isezerano rya kera. Iyo tugeze mu gitabo cyo Kuva mu isomo ryo kubohoka cyangwa agakiza abantu b'Imana babonye, tubona imbaraga z'Imana. Ibyo biterwa n'uko ari nta gakiza kabaho ahatari imbaraga z'Imana. Mu gitabo cyo Kuva uhabona imbaraga z'Imana zigaragara mu buryo budasanzwe. Ubona ukuboko kw'Imana gukomeye kw'imbaraga kumanuka kuri Farawo na Egiputa mu ishusho y'ibyago 10. Gusoma no gusobanukirwa ibi byago 10 biratangaje, cyane cyane iyo bishyize mu ngiro mu buzima bwacu bwite. Ubutumwa buri mu byago 10 byamanukiye Egiputa na Farawo, bigatuma bemera Abaheburayo kugenda, ni ishusho y'ukuri gukomeye kwigishwa muri Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Muri Yohana wa mbere igice cya 4 n'umurongo wa 4, uko kuri kuvugwa muri ubu buryo: kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Dore ubundi buryo twabivugamo: hari uri mu mitima yanyu urusha imbaraga buri kibi cyangwa icyaha kiri mu isi. Iryo ni ryo shyira mu ngiro ry'ubutumwa dukura mu byago 10. Nk'uko bizwi, igisubizo cya Farawo cya mbere yatanze asabwe na Mose n'abakuru kurekura Abisirayeli cyari ukubaseka. Namwe murabyumva ko ari ubucucu itsinda ry'abaretwa b'Abaheburayo kujya kwa Farawo bakamusaba kubabohora. Impamvu batanze y'iki cyifuzo cy'ubucucu ivugwa inshuro nyinshi muri uwo mwandiko wose. Aba bakuru hamwe na Mose na Aroni babwiye Farawo bati: twahuye n'Imana y'Abaheburayo, nuko rero turekure tugende, kuko niko Imana yadutumye kukubwira. Mbona ibyo bitoroshye. Iyo duteranye kugira ngo turamye Imana nzima nyakuri kandi ihoraho, simbizi niba tuba dufite iyo mitekerereze. Ese tujya dusohoka mu materaniro maze tukabwira abantu bo muri iyi si tuti tuvuye guhura n'Imana ihoraho? Umva icyo Imana ikubwira. Mbega imyumvire myiza! Iyo niyo myumvire Mose n'abakuru bajyanye kwa Farawo. Kandi Farawo yabanje kwanga.
Bivugwa henshi mu byanditswe ko Imana yinangije umutima wa Farawo kugira ngo Imana igaragaze imbaraga zayo zikomeye ubwo yasukaga ibyago kuri Farawo. Urugero ni ukuva igice cya 7:3 n'igice cya 4:21. Iki ni igitekerezo cyiza cyane. Kuri bamwe iki ni ikibazo cya teolojiya, kandi ku bandi ni ikibazo cy'imyumvire. Ariko uretse ibyo byose, mu by'ukuri iki ni ikibazo cy'ikibi. Ese ikibi cyaturutse hehe? Ese ikibi gikora gite mu isi? Niba Imana ari Imana nziza, ni gute icyaha cyaje mu isi? Niba Imana ari inyembaraga, kuki yemerera ikibi mu isi? Muri izi mpaka ziri hagati y'abakuru ba Isirayeli na Farawo, ubona intambara ikomeye, amakimbirane akomeye hagati y'icyiza n'ikibi, kandi agaragarira n'ahandi muri Bibiliya. Igitabo cya Yobu kigaragaza aya makimbirane. Dore uko aya makimbirane ameze. Imana yemerera ikibi kuba mu isi. Wabisanisha n'igisenge cyirabura aho umunyamabuye y'agaciro amurikira diyama ye. Imana yemerera ikibi kuba muri iyi si kuko ikibi kibera Imana igisenge aho imurikira imbaraga zayo z'akataraboneka n'urukundo rwayo n'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Iyi kibi cyiza kuba kitari ku isi, ahari yenda Imana ntiyari kubona uburyo bwiza bwo gushyira ku mugaragaro ibi bintu byose. Ibi ni byo tubona byanditswe mu ijambo ry'Imana. Ikibi kibereho gusohoza imigambi y'Imana. Imana ubwayo niyo yemerera icyaha kubaho. Imana izi byose. Imana izi n'ibibi byose bikorerwa cyangwa biri mu isi. Imana ishoboye byose. Imana iramutse bishatse yahagarika ikibi icyo ari cyo cyose kiri mu isi. Numva ari nta bundi buryo burushijeho twabisobanuramo butari ubu, ko ikibi kiri mu isi kuko Imana icyemereye kubamo. Sinzi impamvu zituma icyemerera kubamo, ariko icyemerera kubamo. No kubw'ibyo ikibi gihesha Imana icyubahiro. Dore urugero rw'ukuntu icyaha gihesha Imana icyubahiro. Imana ibwira Mose iti, nimujya kwa Farawo ntabwo azemerera ubwoko bwanjye kugenda. Nzinangirisha umutima we kandi azabarwanya mu buryo bwose bushoboka. Farawo nabarwanya. Kubarwanya kwe kuzampa amahirwe yo kwerekana ko mfite imbaraga kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kandi ko ari jye Mana nyakuri kandi nzima. Uko kuri kurerekanwa iyo ibyago 10 bimanukiye Farawo muri Egiputa. Ibyago byagaragaje imbaraga z'Imana zo kubohora. Binyuze mu byago 10, Imana yasyonyoye Farawo nk'uko inzovu yasyonyora agashishi, kugeza ubwo Farawo ubwe yemereye Abisirayeli kugenda. Mu gitabo cyo Kuva byiyongereye kuri uko kuri gukomeye, wanahabona icyo twakwita amahame yo kubohoka mu mbaraga z'ikibi cyangwa icyaha. Hari ikiganiro gikomeye kiba hagati ya Mose na Farawo muri iki gice cy'igitabo cyo Kuva. Uko Mose yakomezaga gusaba Farawo ko yarekura Abisirayeli, na Farawo yakomezaga kwanga kubarekura, ibyago byakomeje kuza kandi ntabwo byihanganirwaga. Nuko rero buhoro buhoro Farawo atangira kuganzwa n'imbaraga z'Imana. Ukabikora, ndagira ngo urebe ikiganiro afitanye na Mose. Abantu benshi bizera ko Mose ari ishusho y'umucunguzi wacu Yesu Kristo, kandi Farawo akaba ishusho ya Satani agaragaza ikibi. Turamutse dusobanukirwa birimo kuba hagati ya Mose na Farawo, ubwo twanasobanukirwa ibintu biba hagati ya Yesu Kristo na Satani uyu munsi. Yesu Kristo aba mu bantu kandi akoresha abantu, ariko na Satani aba mu bantu kandi agakoresha abantu. Ibi bituma kino gice cy'igitabo cyo Kuva kibifasha nyigisho ikomeye kugira ngo dusobanukirwe ibigize agakiza kacu cyangwa kubohoka kwacu tuva mu buretwa n'ubutware bw'icyaha. Urugero, itegereza ibiba ibyago bitangiye kumanukira Farawo kugeza ubwo atangiye kugenda asa n'uwemera.
abonye bitangiye gukomera cyane, Farawo abwira Mose mu Kuva igice cya 8:25, nyuma y'uko Mose abimubwiye ko agomba kurekura Abisirayeli bakajya gutambira Imana yabo ibitambo. Farawo abwira Mose ati, nimugende mutambirire Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Hari abantu benshi bemera ko ibi bintu byabaye hagati ya Mose na Farawo hari icyo bitwereka. Iyo ubwiye inshuti zawe ko ukijijwe cyangwa wakiriye Yesu cyangwa wakiriye agakiza, ni iki bakubwira mbere? Barakubwira bati, ni byiza, ariko twizere ko utagiye gutandukana natwe n'ibyo twakoranaga. Mu yandi magambo, niba koko wiyemeje kubikora, bikorere muri Egiputa, bikorere muri iyi si. Ijambo urusengero mu Isezerano Rishya ni ijambo rivuze abahamagawe kuva. Dushingiye ku kuntu Isezerano Rishya rivuga, twebwe itorero rya Yesu duhamagarirwa kuva mu isi. Yego, Satani azatwotsa igitutu anyuze mu nshuti zacu zitubwira ziti, nimukorere ibikorwa byanyu by'idini muri Egiputa. Ibyago bikomeje kuza, Farawo yashatse amayeri y'ukuntu Mose yakwemeranya n'ibyo amubwira, maze abwira Mose ati, ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzajye kure cyane. Uru narwo ni urugero rw'amwoshya umuntu ugikizwa agira. Bakamubwira bati, ubwo uhisemo gukizwa ugatandukana n'iby'iyi si, nyamuneka ntuzamere nka ba bandi bakabya. Reka ntuzakabye. Mu Kuva igice cya 10 ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10, nyuma y'ibindi byago, Farawo yaravuze ati, nimugende ariko musiga abana banyu muri Egiputa. Iyo Satani arimo kugerageza kutubuza kubaho ubuzima bwo kwizera Imana, iyo abonye twanze gukomeza kuba muri Egiputa, cyangwa ntashobore kutubuza kwinjira cyane mu gakiza, agerageza gufata abana bacu. Ni ibintu bibabaje ukuntu abantu benshi bakira agakiza ubwabo, ariko bagasiga abana babo muri Egiputa. Babigishiriza mu mashuri meza cyane, ariko byagera mu by'ubuzima bwabo bw'umwuka bakabasiga muri Egiputa. Nemera ko aya ari amayeri ya Satani agaragazwa hano muri Farawo. Igerageza rya Farawo rya kane ryo kugira ngo atume Mose yemera ibyo yamubwiraga, turibona iyo Farawo abwiye Mose ati, nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Imikumbi n'amashyo muri icyo gihe byagereranwa na konte ya banki y'umuntu uyu munsi. Iyo utekereje kuri iryo gerageza rya kane rya Satani ryo kugira ngo ukore ibyo ashaka, bisa nkaho Satani arimo kuvuga ati, ntukemerere ukwizera kwawe kugera ku ikofi yawe cyangwa ku bubiko bw'amafaranga yawe. Iyo Satani ananiwe kugera ku bana bawe, agerageza kukwemeza ko amafaranga yawe utayaha Imana, kandi agatuma uba igisonga kibi. Ibi bikorwa bya Farawo byo kugira ngo Mose yemere ibyo amubwiye bitugaragariza imikorere ya Satani uyu munsi. Umwanzi wa mbere w'ikintu cyiza cyane ni icyiza. Ntabwo Satani atwoshya kwiba amafaranga muri banki y'Imana idutuma kujya mu mahanga kuvuga ubutumwa dukoresheje umwuga yaduhaye. Atwohesha kwigumira iwacu, akaba ariho dukorera umurimo w'umwuga wacu. Satani aguha ikintu cyiza gihabanye cyane n'Imana yaguteguriye. Satani agerageza mu buryo bwose bushoboka gutuma dukora utuntu duto duto, kugeza ubwo umunsi umwe wisanga utagikorera Imana, utakishyira ku mwanya wa mbere mu buzima bwawe, kandi utagikora ubushake bwayo. Mose atwereka amahame yo kubohoka muri ibi bintu byose Farawo yakoraga kugira ngo Mose abe yazibukira iby'Imana yamutumye gukora. Muri buri kintu cyose Farawo yakoze, Mose yanze kwemeranywa nawe. Nkunda ukuntu abivuga mu Kuva igice cya 10 umurongo wa 24 kujya ku 26. Mose yaravuze ati, tuzajyana abana n'abakuru, tuzajyana abahungu n'abakobwa bacu, kandi tuzajyana n'amatungo n'imikumbi yacu. Mose ntiyigeze yemera ibya Farawo na gato. Muri ubwo buryo,
Mose atwereka ihame rya mbere ryo kubohoka ku cyaha. Ihame rya mbere ryo kubohoka ni irihe? Ihame rya mbere ryo kubohoka mu cyaha ni uko utagomba gukora icyaha cyangwa ngo ugire uruhare mu gikorwa cy'icyaha. Iryo ni ryo hame rya mbere rikomeye ryo kubohoka muri iki kibazo cy'ububata n'ikandamizwa ry'icyaha. Nk'umushumba, nagerageje kubaka umurimo ufasha abagabo. Nafashije abagabo mu buryo bwinshi. Nagiraga itsinda nigishaga Bibiliya, twarazindukaga cyane tugasangira ifunguro rya mu gitondo. Aya materaniro yitabirwaga n'abagabo benshi. Benshi mu bagabo nigishaga muri iyi gahunda bakoraga ibyaha by'ubwoko bwose. Nagerageje gufasha abo bagabo ngo ubuzima bwabo butungane. Nibuka umunsi ngirana inama n'umugabo, mugira inama dusangira ifunguro rya saa sita, yari inama igoye cyane. Yarambajije ati, ese nakora iki? Ndamubwira nti, uzi neza icyo ugomba gukora. Yari yarataye umugore w'abana n'undi mugore. Namubwiye gutandukana n'uwo musambane we, agasubirana n'umugore we n'abana be. Maze iryo joro abwira musambane we ko agiye gusubirana n'umugore we. Uwo musambane we amwicara ku kibero, maze aramusoma, maze aramubwira ati, ngaho nyirukana. Twongeye guhura icyumweru gikurikiyeho, arabimbwira. Akubita igipfunsi ameza yo muri resitora twari turimo gusangiriramo. Aravuga ati, iyo nza kuba ntongeye kumureba. Ariko yaramukundaga cyane. Birakomera cyane guhagarika imibano nk'iyo yageze kuri urwo rwego. Iyo niyo mpamvu ihame rya mbere ryo kubohoka ari iri: ntugakore icyaha. Ntukemeranwe n'icyaha. Ntabwo wakomeza kubana n'icyaha nk'uko utakomeza kubana n'uburwayi bwa kanseri. Nuko rero ntukumvikane n'icyaha. Iki ni cyo Mose atwereka ubwo turimo gushaka amahame yo kubohoka muri iki gitabo cyo Kuva. Uzabibona nk'uko nanjye nabibonye mu bunararibonye, ko aya mahame yo kubohoka adafasha uyu munsi gusa, ariko afasha uyu munsi nk'uko yafashije Mose n'abana ba Isirayeli imyaka 4,000 yashize. Hari ibintu byinshi biri tubwirage nawe uyu munsi, nubwo yanditswe imyaka myinshi yatambutse. Ibyo irabikora kuko ari ijambo ry'Imana, kandi intego y'inyigisho ni ukwiga Bibiliya, tukamenya icyo ivuga, icyo isobanuye, n'ukuntu twayishyira mu ngiro mu buzima bwacu. Mu gihe cy'intambara y'Abanyakoreya, Abanyamerika 7,190 bafashwe n'Abashinwa barafungwa, babahanagura ubwonko, maze babatoza imikorere yabo. Mbere yuko Abashinwa batabara mu rugamba rw'Abanyakoreya, Abanyamerika bose bari barafunzwe n'Abanyakoreya bari barishwe. Abagabo bafashwe n'Abashinwa bari bazi ko nabo bigiye kubagendekera bityo. Ahubwo barabasuhuje, barabasekera, hanyuma babaha buri wese ikarito y'isegereti. Izi mfungwa bazibujije kwibonamo nk'imfungwa, bazishishikariza kwibona nk'abanyeshuri. Bahinduriwe imitekerereze, babashyiramo ibitekerezo by'amatwara ya gikomunisiti kumara igihe cy'imyaka 2. Abangana n'ibice 3/4 by'aba bagabo barahindutse bajya mu myumvire ya gikomunisiti. Umugabo witwaga Eugene Kincaid yoherejwe n'ibiro bya gisirikare bya Amerika kugira ngo yandike kuri ibi bintu byabaye. Igitabo yanditse cyitwa In Every Battle But One. Mu Kinyarwanda twavuga ko bisobanuye ngo muri buri rugamba ariko ururwo. Bitewe n'ibyabaye ku mfungwa z'urugamba rwo muri Koreya, wari perezida wa Amerika icyo gihe, nyakubahwa Dwight D. Eisenhower, yavuguriye itegeko ry'imyitwarire y'abakozi ba leta. Nyuma yo kuvugurura itegeko ry'imyitwarire y'abakozi, perezida abwira umwe mu bajyanama bati, nta muntu wigeze ambwira nkiri umwana ko utagirana umushyikirano na Satani. Nabyigiye mu rugo,
kandi nanabyigiye mu nyigisho z'abana ku cyumweru mu rusengero. Ariko mbona muri iki gihe tugomba kubwira abana bacu ko batagomba kugirana imishyikirano na Satani. Murabona, umugambi wa Satani iteka uhora ari ukugira ngo twemeranye n'ibye. Ihame rya mbere ryo kubohoka nuko wakwirinda gukora icyaha. Ariko niba ukiri mu byaha nk'uko benshi bakibirimo, ubwo wabiva mute? Ubwo ni bumwe mu butumwa buri mu gitabo cyo Kuva. Kugira ngo uve mu bubata no mu buretwa bw'icyaha, ukeneye ibitangaza byinshi. Icyo ni cyo gitabo cyo Kuva kitubwira. Igitabo cyo Kuva kigaragaza ibitangaza mu buryo bwiza kandi butanga icyitegererezo. Ntekereza ko igitangaza kimwe mu bitangaza bya mbere bigaragazwa mu gitabo cyo Kuva ni igitangaza ukeneye niba ushaka kuva mu bubata n'uburetwa bw'icyaha. Icyo gitangaza cyerekanwa n'igitangaza cyo kwambuka inyanja itukura. Igitangaza cyo kwambuka inyanja itukura ni kimwe mu bitangaza bikomeye cyane biri muri Bibiliya. Icyo gitangaza kigaragaza urwego rwa nyuma rwo kubohorwa bakurwa kwa Farawo. Kuva aho ikiganiro hagati ya Mose na Farawo cyatangiriye kugeza aho kirangirira, ubona Farawo yanze burundu kurekura ubwoko bw'Isirayeli. Farawo yakomeje kwisubiraho. Farawo yaravugaga ati, nimugende, akandi kanya kisubiraho. Iyo ibyago byacogoraga, Farawo yisubiragaho, akavuga ati, ntaho mujya. Ubwoko bwa Isirayeli bumaze kurekurwa, bagera ku nyanja itukura, Farawo arongera yisubiraho. Yahamagaje ingabo ze igihe Abisirayeli bari begereje inyanja itukura. Ingabo za Farawo zijya gutera ubwoko bwa Isirayeli, kandi basaga nkaho Farawo noneho yari agiye kubatsemba burundu. Aha ni hamwe mu hantu ho muri Bibiliya havuga ko hari igihe gusenga atari ngombwa. Mose abonye umukungugu w'ingabo z'Abanyegiputa barimo kuza babasanga. Nta kindi kintu cyari imbere y'ubwoko bwa Isirayeli kiretse inyanja itukura. Nta kindi cyari inyuma yabo kiretse Abanyegiputa. Mose atangiye gusenga, Imana yaramubwiye iti, kuki untakiye? Kuki urimo gusenga? Icyo Imana yabwiraga Mose ni iki? Ubushake bwanjye ni ngombwa. Iki si cyo gihe cyo kujya mu masengesho. Hari icyerekezo kimwe gusa mugomba kwerekezamo. Ahantu honyine mugomba kujya ni mu mazi. Ngaho nimutangire kugendera ku mazi. Umuntu uwo ari we wese yagombye kubibona. Maze Imana iravuga iti, bwira ubwoko bwanjye ngo bukomeze bujye imbere. Bisobanuye ko bagomba gutangira kugendera ku mazi. Mose yagize ukwizera gukomeye. Mose arambura inkoni ye, maze aravuga ati, nimutuze maze murebe agakiza k'Imana gakomeye. Bagize ukwizera ko gutangira kugenda ku mazi. Amazi yigabanyijemo ibice kugeza ubwo habayeho ibisika by'amazi ku mpande zombi z'ubwoko bwa Isirayeli. Bagendeye hagati y'ibisika bibiri by'amazi ku butaka bwumye. Abanyegiputa bagerageje gukurikira ubwoko bwa Isirayeli. Amazi yarasubiranye maze ingabo z'Abanyegiputa zirohama mu nyanja itukura. Iyo ugeze ku nkuru nk'iyi mu gitabo cyo Kuva, hari ikintu cy'ingenzi cyane ugomba gusobanura. Ese wemera ibitangaza cyangwa ntubyemera? Ntangazwa n'uburyo abantu benshi basobanura iyi nkuru. Bamwe bavuga ko iyi nyanja itari inyanja itukura, ngo ahubwo yari inyanja y'imbingo, kandi ngo iyi nyanja yari ngufi mu burebure bw'amazi. Nigeze kumva umwana muto w'umuhungu wigishije ubwo buryo iyi nkuru y'igitangaza mu nyigisho z'abana zo ku cyumweru. Yishimye mu mutwe, maze abwira umwigisha we ati, birumvikana ko cyari igitangaza gikomeye cyane, kuko abo Banyegiputa bose barohamye mu mazi magufi. Hanyuma hakaba n'akandi gahungu kitwa Manzi, katashye kavuye mu rusengero mu nyigisho z'abana zo ku cyumweru, maze nyina arakabaza ati, babigishije iki uyu munsi Manzi we? Manzi aravuga ati, uyu munsi batubwiye ko ingabo za Isirayeli zari zikambitse iruhande rw'inyanja itukura,
kandi ingabo z'abanyegiputa zirimo kuza zibasanga. Maze nyina aramubaza ati, hanyuma byagenze bite? Manzi aramusubiza ati, maze Mose ategeka ko hubakwa ikiraro cyambukanisha inyanja itukura, maze ingabo za Isirayeli zose zirambuka. Maze nyina aramubaza ati, nibyo nta bindi bababwiye? Manzi aramusubiza ati, mama, ndamutse nkubwiye ibyo bambwiye ntiwabyemera. Iyo ugeze mu bitangaza byo mu isezerano rya kera, ugomba guhitamo ko wemera ibitangaza cyangwa se utabyemera. Jye nemera ibitangaza. Nemera iyi nkuru nk'uko imeze. Nemera ko ari uko byagenze. Nemera ko iyi nkuru itugaragariza agakiza kacu. Iki nicyo cyari igikorwa cya nyuma cyo kubohoka kuva muri Egiputa kwa Farawo. Nyuma yo kwambuka inyanja itukura, ubwoko bwa Isirayeli bwari bukeneye ikindi gitangaza. Ubwoko bwa Isirayeli bwari bukeneye kuyoborwa n'Imana. Iyo dukijijwe, tuba dukeneye ikindi gitangaza. Tuba dukeneye kuyoborwa n'Imana, kuko Imana idukiza idufitiye umugambi. Pawulo yita uwo mugambi ubushake bw'Imana bwiza, bwemewe kandi butunganye. Pawulo atubwira ko iyo dukijijwe, tuba turi ibyaremwe n'Imana, byaremewe muri Kristo kugira ngo dukore imirimo myiza, imirimo Imana yahisemo ko tugenderamo. Hari ikintu Imana ishaka ko mukora, nanjye ishaka ko nkora. Iyo Imana idukuye muri Egiputa cyangwa idukijije Egiputa, iryo riba ari itangiriro gusa. Imana iba ishaka kutuyobora gukora iyo mirimo yadukirije gukora. Kugira ngo ibyo bibe byaba, tuba dukeneye igitangaza cyo kuyoborwa n'Imana, kandi ibyo bigaragarira mu gicu ku manywa n'inkingi y'umuriro nijoro mu gitabo cyo Kuva. Hari igicu cyayoboraga ubwoko bwa Isirayeli ku manywa, n'inkingi y'umuriro ikabayobora nijoro. Icyo gitangaza cyiza kigaragaza kuyoborwa n'Imana. Ubwoko bwa Isirayeli bumaze kwambuka inyanja itukura bugeze mu butayu, bahuye n'ikibazo kinini cyane. Mose yahuye n'ikibazo cyamukomereye cyane. Ese abo bantu bari burya iki? Abantu bari hagati ya 2,000,000 na 3,000,000 bashakaga kurya. Ese haba hari icyo waba uzi ku kugabura amafunguro? Ese waba uzi uko ibyo kurya byagaburirwa ingabo nyinshi bingana? Ese ubwoko bwa Isirayeli bwajyaga kurya iki? Ese bajyaga kunywa iki? Icyo nicyo cyari ikibazo gikomeye cyane kuri Mose. Ubwoko bwa Isirayeli bwari bwishimiye cyane kuva muri Egiputa. Ntabwo bigeze batekereza cyangwa bibuka ko bazakenera kurya no kunywa kugeza ubwo bisanze bageze mu butayu. Ubwo nibwo bamenye ko bafite ikibazo gikomeye. Ese turarya iki kandi turanywa iki? Imana yarabatabaye maze bakorera igitangaza, ibaha ibyo bakennye. Bukeye babyutse, basanga hari ibintu by'umweru binyanyagiye ahantu hose ku butaka. Baravuze bati, ibi ni ibiki? Ayo magambo ngo ibi ni ibiki ni ijambo manu mu rurimi rw'Igiheburayo. Aho niho dukura ijambo manu. Nuko ibi bintu by'imyeru babyita manu. Ntabwo bigeze bajya inama y'icyo bagomba kwita ibyo bintu by'imyeru. Baravuze gusa bati, ibi bintu ni ibiki bitwikiriye ubutaka? Umunsi wa mbere umugore wanjye ngaburira umutsima w'imyumbati, nawise manu, kandi nahereye ubwo nkwita manu. No kugeza ubu sindamenya icyo ari cyo. Iyi manu Imana yahaye ubwoko bwa Isirayeli igomba kuba yarakemuye ikibazo cy'inzara Abisirayeli bari bafite. Imana kandi yanabakoreye igitangaza, ibaha amazi n'ibyo kurya by'abana bari mu butayu. Ibi bitangaza by'Imana ibakenura ibyo bakennye bitwereka ikindi gitangaza dukeneye. Bisaba ko Imana ikora igitangaza kugira ngo dukizwe.
bisaba ko Imana ikora igitangaza kugira ngo Imana ituyobore mu bushake bwayo. Bisaba ko habaho igitangaza kugira ngo tubeho kandi tubeho neza. Ninde cyangwa se niki ukesha ibigutunga? Ese waba wizeye ubukungu bw'igihugu? Ese wibwira ko aho ariho soko y'umutekano wawe? Ese waba wizeye akazi kawe, umwuga wawe, n'ubuzima bwawe? Jya uko mbibona, niba ibyo ari byo wizeye, uhagaze ku butaka buriduka. Amaso y'ab'isi bose bayahanga Imana, maze Imana ikabagaburira mu gihe gikwiriye kandi igihe babikenereyemo. Imana ipfumbatura ikiganza cyayo, igahaza ukwifuza kwa buri kinyabuzima cyose. Mbere y'uko dutangira gufungura, iyo dushimiye Imana ku mafunguro tuba tugiye gufungura, tuba turimo kwemeza ukuri ko Imana ariyo soko y'amafunguro yacu. Twizera ko ibidutunga bituruka kuri yo. Twemera ko Imana idukenura ubukene bwacu atari ubusambo bwacu. Uko kuntu Imana yagaburiye Abisirayeli mu myaka 40 bazerera mu butayu, bitwereka uko kuri. Mu gitabo cyo Kuva niho dukura ishingiro ry'uburyo bw'ingenzi cyane turamya mu Imana. Igitambo cyatambwe kugira ngo ubwoko bwa Isirayeli bubohoke mu buretwa, nicyo cyatubereye igitambo cyo gukizwa kwacu. Tubwirwa ko icyago cya nyuma cyamanutse kuri Egiputa cyarimo no gupfa kwa buri mwana w'imfura muri buri muryango wo muri Egiputa bose. Uburyo bw'ingenzi cyane bwo kuramya mu myizerere y'Abisirayeli bushingiye mu Kuva igice cya 12. Marayika w'Imana yagendagenze muri Egiputa yose, yica buri mwana w'imfura wo muri buri muryango wa Egiputa wose. Yategetse ubwoko bw'Imana gutamba igitambo cy'umwana w'intama. Ubwoko bwa Isirayeli bwategetswe gusiga amaraso y'umwana w'intama, bakayasiga hejuru y'urugi no kuri buri ruhande rw'urugi muri buri rugo rwose. Nyuma yo kubigenza batyo, bategetswe kuguma mu mazu yabo, bakarya inyama z'uwo mwana w'intama wabazwe kandi wagombaga gutekwa hakurikijwe amabwiriza Imana yabahaye. Amaraso yasizwe hejuru y'inzugi no mu mpande zombi z'inzugi agaragaza umusaraba. Yesu yaravuze mu isezerano rishya ati, Mose n'igihe yavuze mu nzandiko ze. Ibyo yavuze byahumuye amaso y'intumwa ze ku byanditswe. Yesu yaravuze ati, ibyanditswe byose n'igihe bivuga. Tuzabona ibyo Yesu yavuze uko dukomeza kwiga igitabo cyo Kuva cyose ndetse n'igitabo cy'Abalewi. Uku kuri twanakubonye mu itangiriro. Igikorwa cy'Abayuda cya Pasika cyashyiriweho kuba igikorwa ngarukamwaka mu bihe byose. Icyo gikorwa cyiswe Pasika bitewe n'uko marayika w'Imana Rurema yaciye ku ngo z'ubwoko bwa Isirayeli, abonye amaraso y'umwana w'intama ku nzugi zabo. Ariko mu gihe yacaga ku ngo z'Abisirayeli ntiyica abana babo b'imfura, yicaga abana b'imfura bo muri buri rugo rw'Abanyegiputa rwose. Hashize imyaka myinshi, umwami wacu yari yicaranye n'intumwa ze z'Abayuda basangira, bizihiza Pasika, maze Yesu arababwira ati, sinzongera kwizihiza Pasika ukundi kugeza ubwo ikisobanuye gisohora mu bwami bw'Imana. Hashize amasaha make nyuma yo kuvuga ibyo, yabambwe ku musaraba arapfa. Ese ni iki Yesu yavugaga ubwo yavugaga ibyo? Yaravugaga ati, mfite amatsiko yo kuzizihiza Pasika ubwo ibyahanuwe byose bizasohora mu bwami bw'Imana cyangwa mu bushake bw'Imana. Yesu aje mu isi, Yohana Umubatiza yamuvuze atya, dore umwana w'intama w'Imana wazanywe no gukuraho ibyaha by'iyi si. Umwana w'intama watambwe nk'igitambo kuri wa munsi wa Pasika, n'ibitambo byose tuzabona mu mitambire y'Abayuda byasohojwe umunsi Yesu abambwa ku musaraba.
Yesu Kristo niwe wari umwana w'intama w'Imana wagaragajwe na wa mwana w'intama watambwe, urupfu rwe rwakuyeho ibyaha by'isi. Igihe Yesu asangira ifunguro rya Pasika n'intumwa ze z'Abayuda, Yesu yari abizi ko bamwe muri abo bagabo bari bicaranye nawe bazashyiraho urwibutso rwe bandika ibitabo by'ubutumwa bwiza, ari byo mwirondoro wa Yesu. Mu bitabo by'ubutumwa bwiza, intumwa zigaragaza Yesu mu buryo bwinshi bushoboka. Ariko igihe Yesu yasangiraga ifunguro rya Pasika n'intumwa ze, bisa nkaho Yesu yababwiraga ati, reka mbabwire ishusho y'urwibutso isobanura neza inkuru uko iri. Reka mbabwire uko nshaka kwibukwa. Ndashaka kwibukwa nk'umwana w'intama ndi ku musaraba. Yesu yahisemo kwibukirwa ku musaraba we kuko yari azi ko ari bwo buryo bwiza twamwibukamo. Ubwo Yesu yavugaga ibyo, yashyizeho uburyo bwo kuramya ari bwo shingiro ry'imyizerere y'Abayuda, kandi bukaba n'ishingiro ry'agakiza ka Gikristo. Iyo niyo mpamvu rimwe na rimwe ubukristo bwitwa ihishurirwa ry'ukuri kw'Abaheburayo. Uburyo shingiro bwo kuramya kw'Abayuda ni Pasika. Uburyo shingiro bwo kuramya kw'Abakristo ni igaburo ryera. Impamvu Pasika ariyo shingiro ryo kubohoka k'ubwoko bwa Isirayeli, kandi igaburo ryera rikaba ishingiro ryo kwizera kw'Abakristo, nuko byabaye ngombwa ko habaho igitangaza kugira ngo ubwoko bwa Isirayeli bukurwe muri Egiputa, kandi hagombye kubaho igitangaza kugira ngo jye nawe dukizwe. Ntuzigere ukora ikosa ryo kwemera ibinyoma bibaho mu isi. Hari igitangaza kimwe gusa cyadukiza, jye nawe. Icyo ni igitangaza kigaragazwa n'uburyo Abayuda baramyamo Imana ndetse n'uburyo Abakristo baramyamo Imana. Icyo gitangaza ni urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba, apfira ibyaha by'isi muri rusange, ibyanjye nawe kubw'umwihariko. Isengesho ngusengera nuko uko ukomeje gusoma igitabo cyo Kuva, ushobore kubonamo ibitangaza byakozwe kugira ngo ubwoko bwa Isirayeli bukizwe uburetwa bwa Farawo, kandi unamenye ko natwe ari byo bitangaza bidukiza. Igituma gutandukana kw'inyanja itukura gutangaza ni icyo kugaragaza. Igitangaza gikomeye cyane Imana yakoze si ugutandukanyamo kabiri inyanja kugira ngo ubwoko bwayo bugendere ku butaka bwumye hagati y'ibisika by'amazi, ahubwo ni ugutanga agakiza k'iteka ryose binyuze muri Yesu Kristo umwami wacu. Ndizera ko inyigisho y'uyu munsi igufashije cyane, nyuma yo kubona ibitangaza Imana yakoze kugira ngo dukizwe, na nyuma yo kubona ingamba za Satani zo kugira ngo twemeranywe n'imigambi ye dutandukane n'ubushake bw'Imana. Ndagusanyira ngo inyigisho igufashe kwiga kwakira ibyo Imana iguha mu buryo bukwiriye, kandi uhakanira moshya ya Satani yo kugira ngo wemeranywe nawe, uzibukire ushake Imana. Ndagusaba ko wakwiyemeza kuzabana natwe mu nyigisho y'ubutaha, ubwo tuzakomeza kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Imana Data yadukijije uburetwa n'ububata bw'icyaha muri Yesu Kristo, ibane nawe kugeza ubwo tuzongera kubonana.